Uramutse umbwiye ngo urakaza. Urakaza neza. I'm coming. Yeah. You are? I'm coming. You are coming. You are coming. Niko tumubwiye. Yeah. Uramutse umubwiye ngo noneho ngo igendere. Watumubwira ngo iki? Mu Cyongereza. I'm go. Vraiment. Ashindwe. Shawari husera pfu. I'm go. Ni cyo kintu kimanuka kikazamuka kitavuye aho kiri. Kintu kimanuka kikazamuka kitavuye aho kiri. Gitsina cyawe. Bauchi? Gitsina cyawe. Hapana. Ego mwabanyiginya. None se tubwire. Ni cyo kintu ujya kugura ujya uhaha? Ni cyo kintu ujya kugura ari umukara. Uko gikoresha kikaba umutuku, kigasaza gihinduka umweru. Kintu ujya kugura ari umukara. Uko gikoresha kikagenda kiba umutuku, kigasaza gihinduka umweru. Pome. Aha. Gute bidusobanurire. Umujyi wa Kigali usubije ngo ugira intara imwe. Ukagira uturere tungahe? 3. Akambere twagiye Nyarugenge. Aka kabiri twagiye Aka kabiri tabyibagiwe. Kandi ari 3. Akambere wavuze ngo nakahe? Akambere ni Nyarugenge. Aka kabiri Gasabo. Aka gatatu bwira nk'ikintu wakora wumva kikubangamiye uvuga ati ariko man umpaye uburenganzira iki kintu nagikora isi yose ikamenya ni igiki? Umpaye uburenganzira ukagikora isi yose ikabimenya ni nk'igiki? Cyaka kujya kubita bigabo byaca abagore babinyuma. Ukabirundanyiriza ahantu hamwe ukishakira igiti cyiza shuka batimbura koko. Batubabaza mwana. Yes, reka noneho dutangire ikiganiro ko kanyuzemo. Chrissy, igituma naguhamagaye ubushize twakuranye ikiganiro abantu benshi bakomeje kugenda banyandikira muri commentaire ngo nzagaruke. Nagarutse rero. Ariko ari ubyumwihariko kavuze nk'abantu nka 3 babinyandikiye ariko harimo umwe wanzonze bita Twagira Yezu. Sinzi niba umuzi n'uwo bita Jeannette. Yanditse ku mbuga zanjye zose. Kuri TikTok yaranyandikiye arambwira ngo ese wazamubajije ahantu yaragiye ngo ko numva ngo bari baramurose zisimbiza umuntu baregeza kurogaho icyo bintu urabivuga wi. Sinongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana hamwe mwakoze subscribe kuri Angelique Web TV. Mushimira ni amafufu amafaranga agufurebe nge muri kumva inyuma ya kamera nk'ibisanzwe ni wa muhungu Dani Kitatere cya Mutabazi Rutarimba ni binyoma intore idatoragura amayugi. Imbere ya kamera tuhazanye umutumirwa mvuga ngo iki ni umutungo w'igihugu ni essence na agaciro mu banyarwanda ni isimbi risumba karisimbi akabumwize rwa Gasabo abasumba atisimbukuruje iyo asetsa arasusurutsa. Reka dususuritse ubundi atubwire mumeze mute? Tumeze neza. Habe no kunshimira ko byibura nguteye mitoma cyangwa ntago bigufasheho? Ntago bimfasheho. Okay, ngaho vuga ibigufasheho ntaribeho usuhuze abakunzi ba Angelique Web TV. Abakunzi ba Angelique Web TV nagarutse. You are welcome. I wonder. Hi. Mweze mute? Surama ko kantu bakumve ngo you wache. You are welcome. Nagarutse. Aha. Iyo umuntu yavuze ngo nagarutse mu Cyongereza bavuga you are welcome. You're welcome. Naho umubwiye ngo naza wavuga ngo iki? Uramutse umbwiye ngo urakaza. Urakaza neza. I'm coming. Yeah. You are? I'm coming. You are coming. You are coming.
niko tumubwira. Yeah. Urabona tumubwiye ngo noneho ngo igendere. Batumubwira ngo iki mu cyongereza? Go. Vraiment. Ashindwe. Shawari hose yarapfuye. Go. Niko tumubwira. Yes. Urabona tumubwire ngo urabeho uzabeho neza. Shaka uzabeho neza? Goodbye. Sha. Cyongereza cyanjye n'igikepe atamvugisha amangambure. Ushaka kunkoza isoni. Oya ntago nakoze. Byavamo. Ntago nakoze isoni. Kwaje rata kuri Angelique Web TV, abantu mutarakora subscribe kuri Angelique Web TV. Subscribe, share na comment. Christy umeze neza? Meze neza rero. Amakuru y'iminsi ibirebire ariko meze neza uko biri. Amakuru ni meza. Imyaka myinshi. Ntago ari imyaka. Amezi menshi. Wari waragiye ku ishuri ariko? Si ishuri n'ubuzima ni ishuri. N'ubuzima? Ni ishuri. Ubuzima bwakwigishije iki? Ahubwo si ubuzima icyo butigisha ni iki? Isomo rya mbere bwaguhaye ni irihe? Isomo rya mbere ubuzima bwamaye nuko aho nk'uzapfa ejo. Ubaho? Nk'uzapfa ejo. Iyo muravuye ngo baho nk'uzapfa ejo ubaho ute? Nago nyine kwanga amaso ngo se ngo ejo ngo cyangwa ejo bundi ngo bizaba bimeze gute reka ntukiruhiriza ubwonko. Iyo baho nk'uzapfa ejo. Ajye baho nk'uzapfa ejo. Abona amafaranga avutu ahita yarya. Atiteganyiriza. Mujye musevinga. Kandi azapfa ejo. Mujye musevinga rata. Kandi azapfa ejo. Naribi. Unasevinze abo size bayakoresha nabyadanje. Ujye usoma Bibiliya? Ndagerageza. Arantu biranditse ngo hari ibyahishwa abaswa, hari ibyahishwa abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. We subiramo neza mbyumve. Hari ibyahishwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Ni ibiki? Nyine babashatse kandi ndi kukubaza nyine abari gushatse kuvuga ngo iki? Ubwo uwo muntu wanditse muri Bibiliya yarashatse kuvuga ngo iki? Abantu mwumva icyo yarashatse kuvuga mutubwire muri comment. Nanjye nabyo nzi. Ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bihishurirwa abaswa. Ndakeka ari n'indirimbo ivuga nyine kuri ayo magambo. Ariko nge nabyo nzi. Mwe mutubwire muri comment. Hari ibyahishwa abanyabwenge bihishurirwa abaswa. Ako sindi hari abanyabwenge benshi basoma Bibiliya. Hari abanyabwenge byinshi bayisoma. Ntago mbizi mwe muzatubwira muri comment nyine icyo bishatse kuvuga. Christine umaze igihe kingana iki muri Kigali? Kigali nayijemo 2016. Ubwo umazemo imyaka ingahe? Ko ari myishira. Nyine ni ingahe? Ni myinshi. Nyinshi itagira umubare. Ufite imyaka ingahe se? Ngewe? Ndashaje. Ndashaje wana. Nose ubwo ufite imyaka ingahe? Umuntu ndi bubwira imyaka yanjye n'umuntu uri bungurire. Kuri uyu munsi na anniversaire yanjye. Ntabwo mbabwira imyaka yanjye. Muvuka buri mezi. Buri mwaka. Nakurase nimukishimiye ko muri no gusaza. Gute wishima ngo wavutse kandi uri gusaza. Hakuzi kuyifata. Ndagerageza. Urabona ko fitting ikiganza cyawe. Ego. N'ubwa mbere uyifasha ariko? Oya. Ntago ari ubwa mbere. Ku myaka yawe uyifashe nk'igihe umaze nk'igihe kingana icyo uyifata? Gute? Abantu mwarebye Angelique Web TV mu mbarira ishuro nyifashe. Nase ni kwa Angelique wanyine uyifata? No kwa IM. Ni gutyo buri gihe uyifata? Ni gutyo. None ukuntu fitting ikiganza cyawe ariko? Nuko akaganza kanjye ari gatoya. Uvuye ngo na mikoro nayo? Ni ntoya. Oya iraringaniye. Iraringaniye ntago ari ntoya. Twe tuzaza nini intoya? Irabaye. Iraguhagije. Iraguhagije. Irabaye. Njya ninkunda kwigirira utubazo ariko buriya. Ni ikihe kintu kimanuka kikazamuka kitavuye aho kiri? Ikintu kimanuka kikazamuka kitavuye aho kiri? Gitsina cyawe. Gitsina cyawe. Hapana.
Ego mwabanyiginya. Umuntu agira igitsina? Ugira iki? Umubiri. Ni umubiri wawe. Haza umubiri urazamuka gute? Urazamuka. Nta nubwo uvuze ko byibura turi muri sama. Ushaka winjijisha. Uravuze ngo ni ikihe kintu kimanuka kikazamuka kitavuye aho kiri. Bajye mureka kubeshya abanyarwanda, mujye muvuga imbwa mu mazina yazo n'amasaka mu ubwo ngiyo uvuze ni iyihe? Ni iyihe? Iyo ngiyo izamuka ikongera ikamanuka itavuye aho iri. Aha. Bishegu biraha. Aha. Nanavuze ko kuri Angelique nta bintu mva cameraman ako kantu unizere ko agakating sibyo, ariko nurabivuge neza. Ni cyo kintu kizamuka kikongera kikamanuka kitavuye aho kiri. Kintu kizamuka kimanuka kikazamuka kitavuye aho kiri. Ubwo kiragwa twongera kikazamuka kikeguka kitavuye aho kiri. Mwatubwiye muri comment mwana. None se kandi kikaguma ahantu hamwe. None se ngewe nubwo ibintu navuze bwa mbere ari ibishegu, ngewe niko mbyumva. Nibwo murabyumva gute? Muzatubwire muri comment ni igiki. None se tubwire, ni icyo kintu ujya kugura ujya uhaha? Ni icyo kintu ujya kugura ari umukara, uko ugikoresha kikaba umutuku kigasaza gihinduka umweru? Ikintu ujya kugura ari umukara, uko ugikoresha kikagenda kiba umutuku kigasaza gihinduka umweru? Pome. Aha. Gute bidusobanurire? Nese pome si umutuku, siba ari umutuku, ariko nta mukarigira. Ikibazo kiragira kiti ni ikihe kintu ugura ari umukara kigasaza uko ugikoresha kikaba umutuku kigasaza kiba umweru? Ntacyo nzi mwimvunira ubwonko, insambanyiriza ubwonko. Ntacyo nzi. Ntacyo uzi? Ntacyo nzi. Muri commentaire bambwire icyo kintu icyari cyo. Ubundi uzavuga icyo kintu icyari cyo ni inote y'ibihumbi 10. Wajya ureka kubeshya abanyarwanda. Abagura amayinite y'ibihumbi 5 niyo yabasha kwigondera. Inite y'ibihumbi 5? Amayinite y'ibihumbi 5. Oya, ntacyo njya azampamagare nagisubiza nkasanga nicyo. Nimero zirapininze azambwire. Muzasubiza icyo kibazo. Yego. Uko mukazatsindira inote y'ibihumbi 10. Yego. Harimo ibiro 5 by'akawunga. Ibiro 5 by'akawunga. Nuvuga ngo uhita ubibarira? None se nkwibariza ikindi kintu. Uri ready? U Rwanda cyangwa se umujyi wa Kigali rugira uturere tungahe? U Rwanda rugira uturere 30 ngira ngo. Uturere 30? Umujyi wa Kigali ntabyo nzi. Ugira intara zingahe? Subwo zare umujyi wa Kigali ugira intara zingahe? Umujyi wa Kigali ugira intara zingahe we mwatubwiye? Nyine dusubize. Umujyi wa Kigali ugira intara imwe. Intara y'umujyi wa Kigali. Sibyo ra? Umujyi wa Kigali ugira intara imwe. Intara imwe. Naho u Rwanda rukagira uturere 30. Umujyi wa Kigali usubije ngo ugira intara imwe. Ukagira uturere tungahe? 3. Akambere twagiye Nyarugenge. Aka kabiri twagiye ka kabiri tabyibagiwe. Kandi ari 3. Akambere wavuze ngo nakahe? Akambere ni Nyarugenge. Aka kabiri Gasabo. Aka gatatu Kicukiro. Oh my God! Wow! Aha. Mu rugo ni Kristi. Iwacu ni Kibungo. Ubwo Kibungo harya ubwo iri mu
akarere ka Kirehe si Iburasirazuba se ni Iburasirazuba. eh Iburasirazuba igira intara zingahe? Iburasirazuba Iburasirazuba igira intara zingahe? Ni intara imwe. Nice. Ni intara y'Iburasirazuba. Ese bumvishe ikibazo? Uravuga ngo Iburasirazuba ngo igira intara zingahe? Nese si intara imwe nyine. Ikagira uturere tungahe? Natwonze. Kandi ariho mu rugo. Sha, use ko navuyeyo kera. Navuyeyo kera. Ugize imyaka ingahe? Si imyaka 10 n'ingahe mvuye, ubwo se umva nabanyibyibuka. Imyaka maze n'umudugudu ntuyemo nawo nzi. N'umudugudu uteyemo nawo nzi. Ariko uteye muri Kigali. Ni ikihe kintu kidasanzwe cyabaye muri uno mwaka ku isi hose? Kintu kidasanzwe cyabaye muri uno mwaka ku isi hose. Mu bijyanye n'iki? Ikigiye kimbwira tu isi yose ikabimenya. Sinye kari wenda nkukopeze kibereye mu Rwanda. Isi yose kakimenya. Nuko nzi ko Kagarara yahuye na Ashton Hall. Uhari umuntu utamenya u Rwanda we? Hari umuntu utamenya u Rwanda? Nawe. Icyo nicyo kintu cyabaye muri uno mwaka. Isi yose ikahita ibimenya. Ikindi kintu cyabaye, turi mu gikombe cy'isi. Nabyo. Turi mu gikombe cy'isi? Nicyo Sari kuba igikombe cy'isi. Cyarabaye se? Ntago kiraba, baracyari gutoranya amakipe. Cyabaye nuko nzi ko Kagarara yahuye na Ashton Hall. Ashton Hall, Ashton Small, Ashton India. Akura India nagatwika. Hari na Ashton Big nabo. Ashton Big. Nawe waramubonye? Mama na mama yake. Nawe hari n'umukobwa ariko twabonye wo muri Ghana nawe bita ngo ni Ashton ngo ne bari iki? Wowe wabaye we? Wowe nawe nzi. Wowe wumva wabande nko muri kino gihugu. Wumva ari nk'iki cyo wakora icyo gihugu kikakumenya. Wigana ingendo wende ugacamana. Ugacamano. Bwira nk'ikintu wakora wumva kikubangamiye uvuga ati ariko man umpaye uburenganzira iki kintu nagikora isi yose ikamenya. Ni igiki? Umpaye uburenganzira? Ukagikora isi yose ikabimenya. Ni nk'igiki? Cyaka kujya kubita bigabo byaca abagore babinyuma. Ukabirundanyiriza ahantu hamwe, ukishakira igiti cyiza cyiza. Shuka batimbura koko. Baratubabaza mwana. Muratunaniza, baratunaniza. Ayiwe. Baguhe uburenganzira. Baguhe uburenganzira. Nge nkabira bigabo bifata abagore babikabaca inyuma. Uko birundanyiriza ahantu hamwe akajya bitimbura. Ari ufite umugabo? Ntawe ngira. Nge nta mugabo ngira nta n'umugabo nzigera nshaka. Ngaho bwira abantu hano kuri kamera. Abantu bwira umuntu hano kuri kamera. Umuntu uri guca umugore w'inyuma. Gira ijambo umubwira. Shanga ufashe. Nayakata. Mumbwira uzi ko hari abagabo bameze nka Jonas. Hano hanze hari abagabo bameze nka Jonas wo muri Polygamist. Shakira kwa barundanyiriza ahantu hamwe akajya bahuragura. Hano hanze hari abagabo bameze nka Jonas. Barurubwire Chris bakurambikiye nk'abasore imbere. Bakakubwira ati tugoye uburenganzira. Kora ahantu wumva haguteye amatsiko kuri uwo muhungu wakorahe? Cyeka mbashije gukora ku mutima kuko no hanera amatsiko nta kindi nta handi hantu nakora humva hanera amatsiko. Cyeka mbashije gukora ku mutima. Nkareba twatu naba yarabitseho undi muntu wese atabona. Wowe barabitseho nk'iki cyanera amatsiko. Wowe barabitseho nk'iki? Wafite inzika. Wari gutagetinga nguri yazama natama nzamwereka. Byamatsiko nagira no gukora ku mutima wawe kandi icyo nibanga twahishwe n'Imana. Niryo banga mwahishwe n'Imana. Bakugize nka ministre w'urubyiruko. Gera nk'amagambo atatu wajye ubwira urubyiruko rukiyubaka. Cyambere najya mbabwira kwihangira imirimo. Kwirinda abagore n'ibiyobyabwenge. Kwirinda abagore n'ibiyobyabwenge. Namwe abakobwa mukirinda abagabo.
abakobwa bakirinda abagabo. eh Nicyo kintu wabubakaho kuri weho usibye ibyo ngibyo wababwira. ikintu nabubakaho ese niyubatseho iki? Ntacyo wibatseho. Nanjye ntacyo niyubatseho usibye ko wenda izari n'inzozi umunsi umwe uzakanguka zitarabimamo. Yes, reka noneho dutangire ikiganiro ko kanyuzemo. Chrissy, igituma naguhamagaye ubushize twakuranye ikiganiro, abantu benshi bakomeje kugenda banyandikira muri commentaire ngo nzagaruke. Nagarutse rero. Ariko hari by'umwihariko kavuze nk'abantu nka batatu babinyandikiye, ariko harimo umwe wanzonze bita Twagira Yezu. Sinzi niba umuzi, n'uwo bita Jeannette. Yanditse ku mbuga zanjye zose. Kuri TikTok yaranyandikiye arambwira ngo ese wazamubajije ahantu yari yaragiye ngo ko numva ngo bari baramuroze. Ibyo narabyirengagije. Ansanga no kuri Instagram ngira ngo yabiriye nka copy. Arongera arambwira ati ariko Dani, kubera icyo umuntu akwandikira nk'umuviewers wawe ntukore icyo kintu. No kuri Facebook naharanyandikira ndavuga nti umuntu reka wenda hari ngira ahantu mugerera, kuko burandi hano nshimisha aba viewers banje mu byukuri nta kindi imbere yo, kandi mu byukuri namusaba n'imbabazi wenda ko naratinze, ariko noneho simbizi niba icyo kintu waba ukizo cyangwa se niba ari ya magambo y'abakunzi bawe ngo bari barakuroze ngo warumaze iminsi ngo utagaragara. Ni wenda ufite kuba ari nje navuze ni wenda nuko wari uri mu kazi, ariko ibintu by'uburozi simbiza umuntu waregeza kurogaho. Icyo bintu urabivugaho iki? Ngo yitwa nde? Uwo muntu wabajije ngo yitwa nde? Ngo yitwa Twagira Yezu. Ni sheri wawe? Nta sheri ngira ngewe. Mumbabarire. Ibyo bintu byarabaye. Imana yakinze ukuboko. Kagira inkuru rero. Cyari muzima. Kagira inkuru rero. Umuntu wawe kuyibara. Ntawuzanye. Ariko ibyo bintu sinumva ko ari ngombwa kubivugaho. Gusa nyine byarabaye. Ya. Byagenze gute? Wenda mu ncamake, wenda muri make niba bitakubangamiye. Bakuroze iki? Hari ukuntu umuntu akuroga urwangaro, rwo gupfa, kuroga yenda ibindi bintu, buriya burozi buri ukwinshi. Nje bandoze nyine uburozi nyine ubutamikano. Ubutamikano? Turi mu kwa karindwi. Yego. Mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu nyuma y'icyunamo. Mu kwa gatanu ndakeka. Mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu mu mata. Icyunamo cyabaye mu kwa gatanu. Icyunamo kiba mu kwa kane. Then nge bandoze mu kwa gatanu mu matariki abanza. Gute bakuroze gute? Byagenze gute? Nyine naraziye ubutamikano. Naraburiye nyine mu biryo to. Mu biryo? Uwo muntu wakuroze uramuzi? Umugani ngo nawe rwumwe bya bibego hamuhishe. Wari umeze ute uko wari umeze gute muri ubwo burozi? Wana nararwaye. By'umwihariko ndanashimira mama wanjye. Nkashimira umuntu bita Denise. Nkashimira umuntu witwa Godance. Kuko niwe wagiye kunzanira umuti mu cyaro. Nkashimira na musaza wanjye. Musaza wanjye uteye ku Ruyenzi. Kuko avuga icyo gihe narwaye ari mu gihe cy'abanyeshuri bari kwiga. Uko mbana n'umwana wanjye gusa byabaye ngombwa ko umwana amuhereza kwa papa we. Kugira ngo abone uko ajya ku ishuri. Ndibuka ko witwa Denise niwe wazaga akanyoza. Akankorera amasuku mu rugo. Uwo wundi nshimira ari we murumuna wanjye niwe wagiye kunzanira umuti mu cyaro, kuko simpamya ko hano i Kigali nari kubona ahantu nyine nkura umuti cyane ko ibintu byaho nabimenyereye. Undi muntu nshimira ndashimira mukecuru mama Sirase. Nkashimira na mama Denise. Bambaye hafi pe. Nkashimira n'uwo musaza wanjye wo ku Ruyenzi.
ko yavaga kurenza akaza kundeba buri munsi yego kuko kurwara gutyo nyine uri mu nzu wenyine wibana hatabayeho kwa kuvuga ngo nyine ubana neza n'abantu nyine ukabanira abantu neza hari ukuntu ubana n'abantu mu gipangu ariko Yego. mutabanye neza yego ku buryo unarwara akavuga ati ari kwirwarisha cyangwa nyine mwamutanumvikana nyine nabyiteho yego ariko ndashimira abantu tubana mu gipangu yego by'umwihariko nyine umuryango wa mama Diane ndawushimira cyane umukobwa we Denise yazaga kunyoza wose nari nshoboye no kwiyoza ntabwo wabashaga kugenda ntabwo nabashaga kugenda wari warabyimba amaguru mu nda iki nababaraga mu nda ababaraga mu nda haruka nyine byari bimeze nabi gusa ndabashimira ngashimira n'Imana ko yabaye mu ruhande rwanjye nyine nta kintu nabaye migambi y'umwanzi Satani Imana yayiburijemo none se wabonye wotekereje ugashyuza nk'umunyurabwenge wabonye uwo muntu yaba yarabikoreye iki kubera iki mwasangiye akakuroga ni inshuti yanjye kwa kundi ni bya bindi njya mbabwira ngo kwizera umuntu biba bigoye ni inshuti yanjye icyo gihe nari ndi mu rugo ariko wa kabiri yego icyo gihe nari niriwe mfura yego nari niriwe mfura ni umuntu wazaga mu rugo tugasangira ariko njye akenshi sinakundaga kujya iwe yego ko njye singiraga kungu ko gukurana n'abakobwa kwa kundi ngo umukobwa yagusuye ngo nawe wamusuye ngo mwajyanye mu kabari njye sinjya njya mu tubari kuko sinywa inzoga gusa ari inshuti yanjye bitari ibintu bya kure yego nuko nyine hari kwa kabiri aza mu rugo arambwira ngo se ngo watetse icyo gihe ntabwo Kereya yari ahari ndabwira ntabwo natetse then ibyo bintu byabaye buri buke abanyeshuri bajya ku ishuri bagiye gutangira kino gihembwe cya gihembwe cya gatatu cyarangiye yego byabaye ariko ndakeka byarabaye ahubwo byabaye ari kuwa gatanu abanyeshuri bazajya ku ishuri ku cyumweru yego njye narafashwe nkababara umutwe nkababara mu nda icyo gihe nakubise nk'icyumweru yego nyuma nibwo nagiye kwivuza barambwira ngo ndwaye malariya yego bampa n'imiti ndataha imiti ndayinywa ariko n'undi nkomeza kuremba nkomeza kubabara umutwe nkababara mu nda nkumva ingingo zose z'umubiri zirandya uwo mumama nkubwira witwa mama Diane niwe waje kumbwira arambwira ati ariko ati waretse nkagusuzuma hari ukuntu nyine wisuzumisha ukoresheje amakara cyangwa amajyane ati waretse nkagusuzuma ati kuko simamya ko ntabwo warwara malariya ngo uyinywe ibyumweru bitatu unywe imiti ibyumweru bitatu turabona impinduka ambwira ati reka tugure amakara ariya amakara yo mu bagorozi uyanywe turebe yego ko wenda baba bataraguhumanyije yego amakara arayagura ndayanywa nta n'iminota ibiri irashira amakara ageze mu nda nibwo natangiye kuruka ndaruka nduka ibintu bireduka nkajya nduka inyama kandi nazo nariye nkaruka amaraso nyine mu by'ukuri byari ibintu biteye ubwoba pe icyo gihe nibwo nahamagaye mama wanjye ari nijoro niho havuyeho kuruka ibyo bintu mvuga by'inyama ukaruka nyine inyama ukagira ngo ni ibice byo mu nda nyine byacikaguritse nkajya nduka amaraso ibintu by'ibibumbe by'amaraso ewana narababaye cyane nanyuze mu buribwe bumwe bugoye mu nda harandiye abantu mukurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye cyane TikTok napolodinzeho agafoto kamwe akavidewo kamwe nyimara gukira mu by'ukuri navuye ku biro napimaga ibiro 55 ariko nasigaye pima ibiro 30 30 naragenda nanuka ku buryo hano hari kino iri gufwa ryaha byari byarashingutsemo ku buryo ari gusukamo nka litiro y'amazi akagumamo ndaragenda nanuka mubiri wanjye nyine uragenda urahinduka gusa ku bw'amahirwe niyo mpamvu njya babwira ngo gusenga ni byiza
nabaye muzima nyine nta kintu nabaye. Gusa nanone kwizera abantu biba bigoye, burya umuntu ugambirira kukwambura ubuzima nta kosa na rimwe wamukoreye. Kuko njyewe nta muntu mvuga ngo twagirana ikibazo wenda cy'amafaranga, abandi bapfa amafaranga, abandi bagapfa isambu. Yego. Kuko nyine nanjye na n'ubu sindamenya nyine ikintu yaba yaramoye. Ya mujya mubasha kuganira n'uwo nguwo se? baravuga ngo umuntu naguhisha ko akwanga uzamuhishe kubizi. Turavugana ukabona nta kibazo. Urwaye se uwo muntu ukeka yarazaga? Yarazaga. Hari ukuntu nyine umuntu aza no kureba ko byakoze, ndabona bitakoza kongeramo ibindi. We yongeragamo n'ibindi? Kuko narwaye amezi 2. Amezi 2? Narwaye amezi 2 kwa gatanu no kwa gatandatu. Ko natangiye kumera neza nko mu kwa gatandatu mu ntangiriro. Atariki 15. Hanyuma se ko wabimenye nk'iyo muganiriye wumva mu by'ukuri hari ukuntu ashaka byibura kuba yagusaba imbabazi se cyangwa se kubyicuza? Ntabwo ibyo bintu tujya tubiganiraho. Ushobora kuba atazi ko ntanabizi ko ari we wamemukiye. Ako nyine ndabizi. Kuko ntabwo ngende wa muntu urya ahantu hose mbonye. Nari wenda wa muntu ujya mu kabari nyine mvuge ngo wenda kwa kundi wagusukira mu cyo kunywa. Hari ukuntu nyine umuntu yagusukira mu cyo kunywa mwasangiye, sinjya njya mu kabari. Yego. Rero nyine ni kwa kundi bavuga ngo umuntu abirwa umwibye n'abirwa hamuhishe, kandi umuntu naguhisha ko akwanga uzamuhishe kubizi. Mukomeze mu bane. Ntabwo njya mbimuganirizaho. Gusa nyine mani mujye mureka guhemuka ntabwo ari byiza. None se hari ikintu wishinja kuri we kuri uwo muntu mu by'ukuri uvuga ati wenda nubwo yabikoze bishoboye kuba ari iki kintu yabikoreye? Hari icyo waba wishinja kuri we kuri uwo muntu waramukoreye? Nta kintu na kimwe nishinza pe. Nta kintu na kimwe nishinza. Hari ukuntu buri inshuti n'umuntu ariko atari wa muntu nyine mufitanye communication ndende. Gusa ni umuntu w'inzoga. Kandi njye sinywa inzoga. Ni umuntu ugira uduco tutari twiza, ntabwo ndi kumuvuga nabi kuko yamemukiye. Njye sinywa inzoga. Wanywa inzoga. Akenshi yajyaga ambwira ati ngwino tujyane njye kukugurira. Nkamubwira nta kibazo, tukagenda wenda nkaba nanywa fanta, kuko kwishyura fanta y'igihumbi cyangwa icyatanu ndakeka nta hantu na hamwe harenze wajya ku byo fanta yagukosa mu mafaranga arenze 5,000. Iyo nabasha kuyigurira. Akambwira ngo gusangira n'umuntu unywa inzoga we tazinywa ngo bari kugusoma mu bwonko. Sinzi ukuntu nyine yabimbwiye. Gusangira n'umuntu unywa inzoga wowe utazinywa ngo bari kugusoma mu bwonko. Yego. Ikindi akunda umugabo twabyaranye. Ahari naketse ko ari cyo yaba nziza. Kuko umugabo twabyaranye ntabwo tubana, nta mugabo mfite, nawe nta mugore agira. Akunda umugabo twabyaranye cyane. Gusa umugabo twabyaranye nta nubwo abizi. Ntabwo abizi ko bakuroze se? Arabizi ko bandoze ariko ntabwo azi ko uwo muntu wandoze nyine amukunda. Ntabwo uwo mugabo se wigeze ubimuganiriza? Nawe ntabwo ari umuntu tuganira byinshi. Tuganira ku bintu by'umwana nyine. Gusa nyine yari abizi ko ndwaye. Anabizi ko bandoze. Ariko ntabwo azi ngo umuntu wandoze nyine yamoraga iki. Hari ikintu umugabo yagufashije se? Yaramfashije. Aha ntago mbaza byinshi kuko wenda ndabona hari bamutsimbye cyane. Njye nta nubwo nari nanabizi, ariko ndagira ngo byibira umumpere message hano kuri Angelique Web TV nabona iki kiganiro byibira yumve yuko ubizi neza. Message namuha nuko baravuga ngo uca icyobo Imana ica icyanzu. Ikindi kuba wagirira umuntu nabi ngo apfe, umugisha we ntabwo uzabutwara, ibyo atunze ntuzabitwara. Yego. Kandi ikiruta byose aho hantu uri kumwohereza nawe uzahajya. Nimujya guhemukira umuntu wumva ko wakwambura ubuzima umuntu, ujye utekereza icyo kintu. Vuga ati ahantu ndi kumwohereza nanjye ejo najyayo.
ese ninjyeho nzabazwa ibingana gute? Nta nubwo nyine umutima wa nama wanyu wacira urubanza kumva ko wamena amaraso y'umuntu ngo nuko wakunze ntago ngo nuko ngo nyine wakunze umugabo we. Anyway, ntago n'ubundi umugabo twabyaranye sinamwita kuko kuba warabyaranye n'umuntu ntago bikugira umugabo we, ntago ari umugabo wanjye ariko ni se w'umwana wanjye. Gusa nyine nkeka ko aricyo nta kosa naba naramukoreye mvuge ngo nicyo kintu yamoye. Gusa nkeka ko ari cyo kintu wenda aba yaramuye avuga ati wenda ubwo umugabo we nta mugore afite, wenda uriya baramutse atakiriho wenda twabana. Yes. Gusa nanone aho uri wigaye, ndabizi ko wamemukiye, ntabwo inabi yiturwa inabi, nanjye naguhemukira ariko nanone nta nyungu nabibonamo. Gusa nyine aho uri wigaye pe. Waramubabariye cyangwa uzamubabarira ko aje kugusaba imbabazi? Njye naramubabariye. Waramubabariye? Njye naramubabariye pe. Ariko nanone ntabwo nibagiwe. Ntabwo wibagiwe? Naramubabariye ariko ntabwo nibagiwe. Yego. Ubwo rero abakunzi banjye nyine abantu benshi barabimenye kuko baranansuraga. Harimo abantu bamwe na bamwe bansuraga. Mpamya ko wenda uwo muntu waba waranabyanditse wenda simuzi. Ariko wenda amakuru nyine aragenda tu. Yes, nizere yuko wewe washakaga ko avugaho ibi bintu hari unyuzwe, nawe waruze uyu muntu sinagenda ntabivuze mu by'ukuri wenda nanjye reka mvuga ntiyazigaye. Tunasoza mu by'ukuri reka mvuge nti nge mwumvaga kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani, Gitatere cya Mutabazi rutarimbana ibinyoma, intore idatoragura amayugi.